niba hari umukene utaka mu buzima bwe ku buzima bwawe ntumwumve nanjye sinzumva nawe nutaka imbere mu maso y'Imana ntabwo Imana izakumva bivuga ngo Imana ikunda abakene cyane ariko niba umukene agutakira ati abana banjye baraburaye ufite imifuka y'imiceri ufite umufuka w'umuceri urimo uhagarara mu kuruhimbi ngo ndashima Imana ko nsigaye mpahira ukwezi nyamara hari umukene utaka mu matwi yawe ntumwumve ahubwo pastor akanakubwira ngo genda Yesu agufashe ngo genda Yesu kandi asize nji wawe nje kugutakira ko abana baburaye ngo Yesu aragufasha akagenda ntacyo umuhaye ugifite ndekuvugwa nabi umutunzi n'umukene bahurira hamwe umutunzi n'umukene bahurira hamwe bose bahurira mu rupfu bahurira mu rupfu naho mbese umutunzi n'umukene bahurira hamwe ahandi bahurira neza ntabwo umukire wahurira nawe mu bukwe mwicara mu ntebe zimwe abana banyu ntibiga mu mashuri amwe bakwicaza inyuma rero ndeka nkubwire umukire n'umukene bahurira hamwe bose bahurira mu rupfu turabakunda kandi turabashimira kubw'ubufatanye bwanyu mudahwema kutwereka muri komenti ndetse no muri link mutanga turabibona ndetse no muri subscribe nukuri turababona muradushyigikira umunsi ku wundi reka tubashimire rero aho muherereye hose tubashimire aho mwaba muri gukorera hose tuvuge ngo Imana ikomeze kubaha umugisha kandi Imana ikomeze kwagura amaboko yanyu kubwo kudushyigikira mwaba muri mu gihugu cy'u Rwanda mwaba muri hanze ku migabane itandukanye Imana y'amahoro ikomeze kubarindirayo kandi ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubana namwe kuri Bisenga TV rero ntabwo ndi jyenyine uyu munsi kubw'urukundo n'umurava mutwereka nabatumiriye Mama Nana tuguhaye karibu murakoze cyane Imana ibaho umugisha yego nitwa Mukazayire Devota nkaba nishimiye ubutumire bwanyu Imana ibaho umugisha Imana rero iguha umugisha kuri uyu munsi ku bakunzi bacu badukurikirana buri munsi ndetse baba bakeneye no kubona ibyiza ndetse n'ihishurirwa tugenda tugira umunsi ku wundi ku biganiro tugenda tuganira kugira ngo barusheho kwaguka haba mu bitekerezo ndetse no mu iyobokamana rero Mama Nana uyu munsi ngutumiye ku kiganiro cyiza cyane ngira ngo abagiye kudukurikira bumve kandi banasobanukirwe tugiye kuganira ku bintu bitatu icyambere tugiye kuganira ku insanganyamatsiko ivuga ngo umukene n'ubukene tukaganira kuri bitatu bivuga ngo hari ubukene burya bwo mu mutwe hakaba n'ubukene bwo mu mutima hakaba n'ubukene bwo mu mubiri bwo mu mufuka hanyuma rero tuguhaye ikaze ese ubukene bwo mu mutwe ni ubuhe ese ubukene bwo mu mutima ni ubuhe ese ubukene bwo mu mufuka ni ubuhe tuguhaye umwanya rero pastor ndavuga uko mbyumva ariko nkawe nka pasiteri uranyunganira yego icyambere ubukene bwo mu mutwe uko mwumva ubukene bwo mu mutwe ni uko ufite ubushobozi bwo kuba wagira ikintu ukora kandi kikaguha umusaruro ariko kubera ko mu mutwe nta kintu kirimo niko mbyumva kubera ko nta kintu kirimo ukavuga utari kajyayo sinabishobora urugero umuntu ashaka kuba afite amafaranga 5,000 akajya kuyacuruza akamwungura ibindi 5 hakaba n'undi yafata mu ntoki avuga ati jyaki aya nta kintu yamara akajya kwirira ibirayi yego ubwo nibwo bukene bwo mu mutwe numva sinzi niba wowe nkuko wabiteguye warushaho kunsobanura nanjye nkabisobanura ubundi iyo tuvuga ubukene ubukene bwo mu mutwe ntago bujya bushira kuko umuntu aba akennye mu bitekerezo yego iyo rero umuntu akennye mu bitekerezo nta n'ikintu ashobora gukora ngo atere imbere kubera ko arakennye mu bitekerezo ubundi buriya ikintu cya mbere mu buzima bw'umuntu ni ugukira mu bitekerezo yego iyo ukize mu bitekerezo
uyu munsi wumva ko ibitemeye bizemera ejo yego ntabwo ucika intege iyo ukize mu bitekerezo uhora wumva ko uzatera imbere ntabwo ucika intege ngo usubize amaso inyuma urebe aho uvuka utangire uvuge ngo ntabwo nakira kuko n'iwacu ntibakira ibyo bikaziramo karande rero yo kudakira amajwi agahora akubwira ngo ntabwo wakira iwacu ntawigeze akira ubukene bwo mu bitekerezo rero mu bukene imana yarangiza ubwo ntabwo burimo ubwo ntiburimo nta no kubusengera ubwo ni wowe nese ntabwo twasaba imana ngo iduhe ubwenge tugire ibitekerezo bizima noneho bukene bushire Bibiliya iravuga ngo ubuze ubwenge busabe imana yego buriya hari icyigisho nkunda kwigisha kivuga ngo ubwenge mu mutwe Yesu mu mutima amafaranga mu mufuka ako kantu nanjye ndakunda entre parenthèses ibyo bintu birakorana gukira mu mutwe ubwenge mu mutwe nk'ubu ngiye reka nkubwire uburyo ndi umukire mu bitekerezo yego nta nzu ngira i Kigali nta modoka ngira sibyo nta mafaranga ngira none se ukiri aho mushumba niba ufite mu bitekerezo hazima ukaba nta nzu ugira muri Kigali urumva byo nta kibazo kirimo aha ibyo ntabwo ari ikibazo kuba ntaragira inzu yego icyo narishatse kukubwira rero banza unyumve yego ubu ngewe namaze kubaka inzu igeretse gatatu mu mutwe icyo ni ikimenyetso cy'ubukire kubanza gukira mu bitekerezo noneho no gusenga bikazamura kuko imana ishyigikira ibitekerezo by'umuntu yego iyo utekereza by'igikene imana igushyigikira mu bukene ariko iyo utekereza byagutse nk'ubu mfite master plan y'inzu nzubaka mu mutwe wenda nayo ifite mu gishushanyo yego namaze kwishushanya kandi nta miliyoni mfite ubimaranye igihe kingana nyimaranye igihe kinini cyane iyo nzu namaze gutura muri eri gatatu ntazi ko izanaza mu gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali niko kwizera kwanjye kunyemeza ko nk'uko ijambo ribivuga mu migani 22 umurongo wa 4 haravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka ingorano ya mbere ni ubukire njye numva ko ndi umukire kandi rega nubwo ntarayicaramo iyo nzu n'uyu munsi abantu bambona nk'umukire uzi urugero nk'iyo natashye nk'ubukwe mbona umuntu aje akanyegera ngo yambaye ikote rimeze akambwira ngo urampara ifuti pasta wongewe n'agakaruvati nkamubwira nti imodoka iruzuye kuko kandi umubeshye oya ntabwo mubeshye iruzuye nyine irimo famiye yanjye iruzuye kuko ndi umukire mu bitekerezo yego buriya ntuzakene mu bitekerezo ariko uzakire mu bitekerezo yes ubu imodoka yadutse warayitwaye niyo mpita ndema avuga ngo ngomba kwicara muri iyi kuko ingororano zubaha Imana ni umukire icya kabiri ni icyubahiro yego icya gatatu ni ubugingo buhoraho ariko ubugingo buhoraho buzaza nyuma ubukire n'icyubahiro yego kuko buriya nabonye mfata igihe cyo gusengera ubugingo ni ubwacu Yesu yaravuze ngo ubugingo bukora ibyaha nibwo buzapfa cyane njyewe ndi umwana w'ubugingo yego kandi ufite uwo mwana afite ubugingo amen rero mama nana amen ku bukene bwo mu bitekerezo ku babyeyi bagiye kukumva yego wabagira inama ki nabagira inama yo kwizera kurema yes ubwo nanjye nisengera kwizera kurema kuzakira ko nzakira bibe ejo bibe umwaka utaha nk'uko ubivuze iyo master plan uba ufite mu bwonko nanjye mba nyifite rero yego nanjye rero inama nabagira baba ababyeyi baba mama cyangwa abapapa udafite icyo afite uyu munsi nagire kwizera kurema muri agira ubukire mu mutwe kuko iyo ugize n'ubukire mu mutwe no mu maso haracya urakoze icya kabiri yego sinjya nirebera muri kavukire yanjye kavukire kwirebera muri kavukire bitera ubukene bwo mu bitekerezo subiramo ako kantu kwirebera muri kavukire yego bikenesha ibitekerezo kubera ko iyo urebye muri kavukire urareba ukavuga uti kwa papa hari inzu y'ibyumba 2 mukuru wanjye wagerageje yubatse ya 3 ubwo ni ubukene bwo mu bitekerezo bwakwatatse ntawigeze atunga imodoka yewe nta n'igare ntawigeze atunga n'igare iyo wirebera muri kavukire igihe cyose ukena mu bitekerezo nibyo
ariko kubwo kumenya Kristo ujye wirebera mu cy'Imana ivugana nawe wumve kuko n'Imana ijya kuvugana nawe irenga ibitekerezo by'akavukire ikarenga imiryango ikavuga ngo mamanana nzaguha imodoka. Haleluya. Kandi wanyu nta wayitunze. Niyo mpamvu nawe ugomba kwirebera mu cy'Imana ivugana nawe ukarenga ibitekerezo by'ubukene ukarenga ubukene bw'iwanyu mu muryango warangiza ukavuga ngo kubwo kubaha Imana ngende umukire ugahita uzamuka mu bakire ukahicara ukitana ku ntebe y'abakire. Iyo ntekereza inzu eri gatatu. Inzu eri gatatu ni bwoko ki? Ni inzu igeretse gatatu. Ese ni ukuvuga ngo uko umujyi wa Kigali wagura master plan nanjye nagura master plan yo mu bitekerezo byawe. Hahita bango niba hagezweho eri gatatu ubwo ngomba gusengera eri gatatu kuko rimwe rimiravaho kabiri rimiravaho nanjye ndi muri gatatu uzamukana na viziyo y'igihugu kandi mu bitekerezo ukaba umukire mu bitekerezo. Aha rero ntunanirwa nta munaniro ugiraho mu bitekerezo. Iwacu nta muntu urubaka inzu y'ibyumba 5. Ndavuga mu muryango iwacu inini ni ibyumba bingahe? Uwubatse nini ni 3. None uri muri eri gatatu. Uwo ni mukuru wanjye. Yego. Namaze kurenga kubw'ubukire bwo muri Kristo Yesu. Namaze kurenga igisekuru kiwacu. Ndavuga ngo mukuru wanjye inzu yubatse nini ni 3. Ushizeho nakamagaze ko mu nzu. Yego. Ubi wacu umaze kugura imodoka n'umwana umwe ni murumuna wanjye. Niwe nabonye ari maraza. Ariko ngewe ubu namaze kurema kubukire bwanjye nzicara muri V8 kandi 0 kilometero. Mu bukire bwanjye nago numva ko ngomba no kwicara mu modoka yicawemo nabandi. Nanjye numva ko ngomba kuyicaramo kayifuna. Apana kugura wo kazi. Apana mu bukire Imana itanga. Imana udoye gukira mu bitekerezo. Mu bwo kubaha Imana. Numva nzicara muri V8. Muntu dukurikiye. Abyumve pe. Renga karandezi wanyu. Renga ubukene bwe wanyu. Kubwo kubaha Imana uri umukire. Ukire mu bitekerezo. Icya kabiri hari ubukene bwo mu mutima. Ubwo buragatsinda. Ubukene bwo mu mutima wabutubwiraho iki kuba dukurikiye kugira ngo bumve ubukire bwo mu mutwe n'ubukene bwo mu mutima. Ubukene bwo mu mutima rero ko giye ko mwumva. Nukumva igihe cyose ntacyo uri cyo. Igihe cyose ukumva nta uri we ukisuzugura ukumva nta n'ahantu wakwicara ukumva nta n'icyo wakwigezaho ukumva nta n'icyo wahundi ukumva nako ufite n'akawe nta muntu mugomba kugasangira ukakikubira ukaba igisambo muri twa dukeya wabonye tw'amafuti kuko wakennye mu mutima nta mukiro wo mu mutima ufite. Ariko umuntu w'umukire mu mutima ni wa muntu n'ikijumba amagara umuturanyi bakagisangira. Niba wabonye 2 ukaba uzi ko mugenzi wawe ntacyo afite uramuhamagara uti nabonye 2 akiri 1000 nanjye by'igihumbi. Niba hari inshuti kohereje kuri telefone ikakohereza 2 nk'ubu twicaye aha nkajya kugura amazi nkavuga na mugenzi wawe wanjye akeneye amazi nitaye ko inyuma nta bihari. Ubwo nibwo bukire umukene wo ku mutima rero ahorana ubugugu n'umujinya kumva icye ni umunabi n'umushiha n'utwariye ntitumugere ku mubiri ukabona warababonye babandi bagezeho bafite n'amafaranga uyu munsi ariko wamureba ukabona nta musa ukabona ntasa n'ufite amafaranga. Ni bwa bukene bwo ku mutima. Afite amafaranga ariko afite ubukene ku mutima. Imana iguha umugisha. None reka tubwire abadukurikiye bakuru ubukene bwo mu mutima. Yesu yicare mu mutima. Amen. Yesu yicare mu mutima. Uriya mupfakazi w'Iserafati Eliya yagiye kureba. Uriya mupfakazi yarakennye mu mutima. Yarakennye mu mutima. Kuko Eliya yamugezeho ariko yaramubwiye ngo magatsima wo kurya umpe n'utuzi two kunywa. Kubw'ubukene bwo mu mutima ati muntu w'Imana ati Yesu yicare mu mutima. Uriya mupfakazi w'Iserafati ubwo yabonaga umushyitsi byari mu bihe bibi
byari mu bihe bigoye ariko asigaranye konyine Eliya aramubwira ngo mvugira agatsima n'utuzi two kunywa kubwo ubukene bwo mu mutima umupfakazi aramubwira ati no agafu nsigaranye nakanjye n'umwana wanjye tukabirya tugapfa yari yamaze gukena mu bitekerezo n'umutima wamaze gukena ariko Eliya aramubwira ati wa mubyeyi we wa mugore we nyarikira kanjye ukame umpe n'utuzi ninywere ubundi nimushaka muzapfe kuko ntiyanamubwiye ikizakurikira nyuma umupfakazi ahita agira ubukire bwo mu mutima no mu bitekerezo bwa bukene buhita bumuvamo amuvugira agatsima bivuge ngo ushobora kungenderera bwa bukire bwo mu mutima bugatuma umpesha umugisha ukanzamura kuko uko nabonye ko ntacyo nari mfite kandi nkakikwakiramo sinite ku rubyaro sinite ku bazaza inyuma yanjye sinite ku bizabejo ahubwo ngahita nkira mu mutima nkavuga ngo uyu muntu usabye agatsima reka nkamuhe uzi icyabaye Eliya amaze kukarya yarakariye ananyweye amazi aravuga ngo Uwiteka uhereye none haleluya ntabwo akakebo kazabura ifu yo kurya n'agaherezo nta nubwo amavuta azabura mu mperezo n'amazi yo kunywa ntabwo azashira kugeza ubwo Imana izagenderera iki gihugu bivuga iki bivuge ngo tugomba gukira mu mutima no mu bitekerezo kuko uyu mupfakazi yahise yakira Yesu akura ubukene bwo mu mutima muri we ahita yakira Yesu araza ahita yicaramo kandi Yesu wicaye mu mutima we yahise yirukana ubukene bwo mu mutima cyane hanyuma Bibiliya ibivuga iki reka dusome muri Bibiliya mu gitabo cy'imigani tugeze ku bukene bwa gatatu karange nsome mfasha dusome noneho wowe nsomera mu migani ibice byaho 21 umurongo wa 13 havuze iki dusome mu izina rya Yesu uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene yego nawe azataka kandi ntazumvwa bivuge ngo hari abantu uwica amatwi reka turisubiremo iri jambo uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene nawe azataka kandi ntazumvwa Imana iguha umugisha reka tubwire abantu badukurikiye niba hari umukene utaka mu buzima bwe ku buzima bwawe ntumwumve nanjye sinzumvwa nawe nutaka imbere mu maso y'Imana ntabwo Imana izakumva bivuga ngo Imana ikunda abakene cyane ariko niba umukene agutakira abana banjye baraburaye ufite imifuka w'umuceri urimo uhagarara mu kuruhimbi ngo ndashima Imana ko nsigaye mpahira ukwezi nyamara hari umukene utaka mu matwi yawe ntumwumve ahubwo pastor akanakubwira ngo genda Yesu agufashe ngo genda Yesu kandi asize nji wawe nje kugutakira ko abana baburaye ngo Yesu aragufasha akagenda ntacyo umuhaye ugifite nawe ntazumva undi nawe nutaka ntazumva ntabwo Imana izakumva ubutaho umufuka nawe uzaba nawe ntawe uzakumva rero bivuga iki bivuge ngo umukene Imana iramukunda numwumva nawe Imana izakumva ese iyo dusomye mu migani 28 tugasoma umurongo wa 6 migani 28 yego Imana umukene imuvuga iki umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge naho cyaba ari igikiri umukene ugenda ari iki ari inyangamugayo nshuti yanjye bene data mudukurikiye bavandimwe aho muherereye hose turi kuganira ku ndwara cyangwa se ku kintu cyitwa ubukene indwara y'ubukene tubonye ko gukena mu bitekerezo no gukena mu mutima oya ahubwo ubukene bwahinyuma mu mufuka buno bukene burashira umukene ugenda ari inyangamugayo aruta igikire naho umukire naho cyaba ikigenge yego umukene akaba inyangamugayo arakira ubu bukene bwo mu mufuka dufite uyu munsi tugendana nabwo nk'ubu hari igihe naba nambaye irikote ntafite itikiri bunsubizeyo cyane
ariko mu mutwe birimo, mu mutwe ndi umukire no mu mutima ndi umukire, ariko ku mufuka ntakiriho. sindi bwese ikoroke, nta nubwo ndi bukubeshye. Yego. Ariko ndagenda mu bunyangamugayo mu bukene bwanjye, nemere ko ndi umukene mu mufuka, ariko ndi umukire mu bitekerezo no mu mutima. Yesu ubu bukene bwo mu mufuka arabumara, buranashira. Yego. Umukire w'ikigenge arutwa n'umukene w'inyangamugayo. Inyangamugayo. Umukire w'ikigenge ntabwo yubaha abantu, ntabwo yubaha abakene, nta nabakoresha ngo abahembe, arabakoresha akabambura. Ariko umukene naho yagukoresha arakwishyura, ngo bakaguha utwica ntikize wabiruhiye, ntikize kandi wabiruhiye. Rero kuba umukene wubaha Imana mu mufuka ariko utari umukene mu bitekerezo no mu mutima, ubwo bukene burashira. Yesu abukoraho, ubu bukene bumaramo amafaranga akayarundamo akayabara ntarangire. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana mu Migani 19:22. 22. Ineza y'umuntu n'imutera guko. 19 turasoma ku murongo wa 7 handitse nabi. Abavandimwe b'umukene bose baramwanga. Abavandimwe b'umukene bose baramwanga. Kamubwire. Soma. Inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza. Yego. Iyo abaganirije baramuninira bakigendera. Rero mama Nana, reka tubwire abadukurikiye, ubukene ufite buzashira. Nta mukene ugira abavandimwe, burya nta mukene ugira umuryango, nta n'umukene ugira inshuti, abigicibwa, nta n'umukene ugira inshuti, ntazo. Kubera ko ngo abagira gute, abavandimwe b'umukene bose baramwanga. Niyo bagizemo barakwibutse, habaye nk'ibirori mu muryango, barakubwira ngo uzazinduke uzuvome kuko nta bavomye, uzazinduke uzudufashe mu gikoni. Imirimo y'igisuzuguriro yose ni wowe bayitorera, ni wowe bayitorera. Ariko reka nkubwire wowe udukurikiye, icyo gisuzuguriro kizarangira. Ubwo bukene Imana izaburangiza, nubwo abavandimwe baguha imirimo y'igisuzuguriro, ngo biriya birayi ngo ni wowe urabihata, ngo akagaciro umukene bamuha mu muryango. Abavandimwe be baramwanga, ngo noneho ngo ujye kwa runaka ngo baguhe insina, ngo uze gutera ngo uhereye hepfo ngo uzamuke. Abandi bakababwira ababakire bagenzi babo, wowe urakenyera, uraba marene, uraba nyirasenge w'umwana, uraba umujene mama, murasohoka imbere y'abana, muri bugende imbere kuko ari wowe usa neza. Ariko duhumuriza abatwumva, ako gaciro wambuwe n'umuryango kubwo abavandimwe batakubaha kubw'ubukene, ibyo bizashira. N'inshuti zirushaho kukwirengagiza. Iyo uhamagaye umuntu, hari igihe telefone ayizunguza akakubwira ngo yewe ngo ihangane, agahamo ngo ntago yumva, ngo ntabwo ndimo nkumva, ngo ndi mu nama. Burya abakire bahora mu nama kuko abazi ko umuhamagaye wenda ugiye kumwaka amafaranga, kuko azi ko umuhamagaye ugiye kumubwira ngo abana bandemba, cyane kuri vora ndatwaye, ndatwaye ngo ngiye kugera imbere y'abapolisi ngo ndibuguhamagare, ugategereza inshuti ntiguhamagare. Ariko dufite inshuti nziza, ni Yesu. Haleluya. Dufite umuvandimwe, umuririmbyi yuzuye mwuka yaravuze ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Wowe udafite umuvandimwe, abavandimwe bakakwirengagiza bakakwanga, inshuti zikakwirengagiza zikaguhana, ariko dufite inshuti Yesu, dufite umuvandimwe Yesu. Ibyo bibazo urimo, ubwo bukene urimo, Yesu azabumara, buzashira, ryamusinzire mama Nana. Haleluya. Abavandimwe dufite umuvandimwe utatwirengagiza, dufite inshuti itatwirengagiza, ni Yesu. Ngo Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera. Haleluya. Imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na se. Amen. Ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha. Imibabaro n'ibyaha. Ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha.
imibabaro yacu dufite inshuti kandi ngo akatwuzuza na se kandi akatwuzuza na se inshuti zirakwirengagiza ngo iyo ubaganirije barakuninira iyo ubaganirije ukababwira ibibazo byawe barakuninira bakigira inshuti yanjye wowe udukurikiye reka kuganiriza ibibazo byawe inshuti zawe ahubwo ganira na Yesu niba utwikorerera imitwaro kandi ubu bukene dufite imiryango ikatwirengagiza Yesu yemeye kwikorera ubukene bwacu kandi ubu bukene bwo mu mufuka azabumara reka dusome imigani nanone 19:22 ni hahandi ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa kandi umukene aruta umunyabinyoma Imana ishimwe reka kuba umunyabinyoma kubera ubukene urimo wowe uri kudukurikira iringira Imana kuko ubukene ufite buzashira yego nta bukene ufite butazarangira kuko gendana ineza y'Imana muri wowe kuko izagutera gukundwa yego ineza y'umukene mu maso y'Imana izatuma abantu bamukunda yego Bibiliya mu migani nanone 19:14 ni naho dusoreza hanyuma twegera umusozo w'iki kiganiro haravuga ngo umukene arangwa ndetse n'abaturanyi be yego umukene arangwa n'abaturanyi ndetse n'abaturanyi be bakamubonerana ariko umukire agira inshuti nyinshi ufite ibyo barya ntabura ababirya umukene arangwa umukene arangwa ndetse n'abaturanyi be bakamubonerana ariko umukire agira inshuti nyinshi buriya urazi nko muri karitsiye dutuyemo cyangwa utuyemo iyo habaye ikibazo icyo ari cyo cyose iperereza ritangirira ku mukene kureba ko ari we wibye ninde wibye iriya myenda ahari bahita baza gukomanga murebe kwa runaka abaturanyi bati dufite umukene duturanye nabo hirya aho niwe tu ngo ariko inshuti nyinshi umukire agira inshuti nyinshi impamvu buriya hari abantu baba bazi ko bafite inshuti ariko buriya inshuti nyinshi akenshi ziraguprofita nta muntu ugira ibiryo ngo abura babiri ninde se wabibura ntabwo wagira anniversaire uzagaburira abantu ngo babure iki ubura baza gukora anniversaire ko nta mukene ukora anniversaire nta mukene ukora iminsi mikuru ihora mu bakire ariko reka nkubwire umukene wubaha Imana dusoreze mu migani 22 duhereye ku murongo wa mbere avuze ngo iki kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi no gukundwa kuruta ifeza kandi no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu wowe udukurikiye waba uri umukene waba uri umukire ariko kuvugwa neza biruta ubutunzi emera ibyo ucamo uvugwe neza ariko we guhemuka kugira ngo ugere aho ugera utera imbere buriya nta mahoro aruta kubaho waba uri umukene ariko wumva nta mutima gucira urubanza kuba warya ikiro cyawe cy'ibirayi ariko nta nduru zikuvuga inyuma kuba waba utuye mu nzu yawe y'icyumba kimwe 2 na saro ariko ntawe wahuguje ikibanza kuvugwa neza biruta amafaranga biruta ifeza emera uvugwe neza ariko wirinde kuvugwa nabi umutunzi n'umukene bahurira hamwe bose bahurira mu rupfu naho mbese umutunzi n'umukene bahurira hamwe ahandi bahurira neza ntabwo umukire wahurira nawe mu bukwe mwicara mu ntebe zimwe abana banyu ntibiga mu mashuri amwe bakwicaza inyuma rero ndeka nkubwire umukire n'umukene bahurira hamwe bose bahurira mu rupfu metero 2 kuri 2 ne 2 kuri 2 cyangwa 1.90 kuri 1.90 biterwa n'ukureshya biterwa n'ukureshya ariko bose bahurira hehe hamwe waba ukize waba ukene muhurira hamwe komeza umunyamakenga yabonye ibi bije arabyikinga ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka
ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Imana iguha umugisha. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ya mbere uzabona muri iyi si. Buriya hari abantu bafata umwuka, hari umwuka uba mu barokore cyangwa uba mu bakristo ngo nta murokore ukira, nta murokore oya, ibyo ni ikinyoma. Bibiliya iravuze ngo ingororano ya mbere uwicisha bugufi ni ubukire. Nshuti mwene data udukurikiye, menya ngo ubwo bukene ubamo butuma umuryango utakwemera, butuma abaturanyi batakwemera, bakaguhana, ndetse wanababwira bakakuninira n'inshuti zikakuninira. Nyamara tubonye ko umukire agira inshuti nyinshi, ariko umukene nta nshuti agira gute agira. Ariko tubonye ko umukene agira inshuti imwe, ni Yesu. Amen. Inshuti yawe Yesu, ibyo byago urimo, ubwo bukene urimo, izabugukuramo. Kandi emera wicishe bugufi, wubaha Uwiteka, uvugwe neza. Ingororano ya mbere mama nana ni ubukire. Tuzaba abakire. Iya kabiri ni icyubahiro. Iya kabiri nta mukene wubahwa. Ntawe nanjye nawe ndabona. Nta mukene wubahwa. None se nta nama y'ubukwe mu muryango yaba ngo batumiremo umukene? Inama ntumenya ko zabaye. Ntago bantumira rwose. Ariko uri umukire. Ariko niwe batanga ibitekerezo. Igitekerezo cy'umukire kirumva. Kirumva. Kubera iki? Abana na giposte, abana aragisapotinga. Ariko icyo umukene arahaguruka yavuga ati gira vuba iminota irimo iradushirana. Ariko dufite Yesu kandi tuzakira, ni ukuri ubukene dufite azabutumara. Mama nana kuba dukurikiye wababwira iki ku bintu bitatu tuganiriye? Wababwira iki? Icyo nababwira ni uko bagomba gukira mu bitekerezo, bagakira mu mutima. Ubukene bwo mu mufuka bwo iyo ukize mu mutima ukaba ukize mu mutwe, n'ubwo uwo mutima nta bukene uba ugifite. Nitugerageze rero tugire inshuti Yesu, aba ari we ugenga ibintu byacu byose. None se mama nana, kuba mama bagukurikiye bari ku myaka yawe, kuri umubyeyi utari muto kandi utari mukuru cyane, bamaze gutakaza ibyiringiro, bamaze gucika intege ko nta hazaza bagifite, wababwira iki? Icyo nababwira ni uko bizera Kristo Yesu wenyine, kuko niwe byose. Niko na Bibiliya itubwira. Twayiririmbye ndimo ngo nta nshuti nziza nka Yesu. Kandi nanone umuririmbyi yaririmbye ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe. Niba uri umuvandimwe wa Yesu nta n'impamvu yo gukena. Ufite Yesu nta bukene. Amen. Amen. Nshuti bene data badukurikiye hirya no hino, turimo turegera umusozo, ariko kandi reka tubibutse tubabwire gutya: menya nk'inshuti y'umukene ni Yesu cyane, kandi kugira Yesu uri umutunzi w'ibihe byose. Kandi tubonye kuwicisha bugufa kubaha Imana, ingorano ya mbere ni umukire, iya kabiri uzubahwa, icyubahiro wabuze mu muryango, mu nshuti zawe, icyo cyubahiro uzakibona, kuko burya n'umukene mu itorero nta jambo agira. Nta jambo agira burya umukene mu itorero ntaryo, kubera ko ntibavuga inyubako ngo umukene abone icyo atanga, ntibavuga kugura sima ngo umukene azayigure, ntibavuga gufasha ngo umukene azatanga. Bivuge ngo umukene agira agaciro mu maso ya Yesu. Ariko kandi tukagira n'amahirwe ku buyobozi bwiza bw'igihugu cyacu bujya bureberera abakene, bukabatuza, bukabahagira inka, ndetse bukabafasha kwivuza n'imirimo myinshi itandukanye. Abakene igihugu cyacu kibitaho. Dushima Imana ko Imana yaduhaye igihugu cyiza, ikaduha ubuyobozi bwiza kuko bwita ku mukene cyane. Umukene utitabwaho n'umuryango, utitabwaho n'inshuti, inshuti zamuniniye, umuryango wamutaye. Ariko dufite ubuyobozi bwiza Imana yaduhaye. Nyuma y'ubuyobozi bwiza bwacu bw'igihugu, dufite Imana ireberera abakene, kuko Bibiliya yatubwiye ngo uwica amatwi ntiyumva umukene nawe azataka ntawe uzamwumva. Ariko wowe udukurikiye ubaha Imana, wicishe bugufi, ingorano ya mbere uzaba umukire, ingorano ya kabiri bazakubaha, icyubahiro utabonye uzakibona. Kandi nyuma y'ubu buzima Imana izaguha n'ubugingo buhoraho. Turabashimiye ko mwadukurikiranye, mutangira iki kiganiro muzanagisoze, kandi tubashishikarije kongera kudushyigikira kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze waguke. Mwadushyikira mu buryo butandukanye, mu bitekerezo ndetse muri komenti, tukabona mwakwifuza ko twabagezaho iki. Ese mwashimye iki muri iki kiganiro? Aho muherereye kora share,
like uhereze bagenzi bawe kuri iki kiganiro kugira ngo nabo babashe kucyumva bamenye ko ubukene bwo mu mutwe n'ubwo mu mutima budashira ariko ubukene bushira ubwo mu mubiri ku mubiri mu ikofi ugashira kandi amenye ko uwicisha bugufa kubaha Imana ingorano ya mbere ari ubukire ndetse n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Imana ibaho umugisha rero mukore subscribe ndetse utangire ikiganiro kandi ugisoze hanyuma nakagaruka turabakunda Uwiteka nabaho umugisha. Reka dusoze tubasengera tubasabira umugisha kubazadukurikira no kubadukurikiranye. Mwami Imana yacu twarimo tuganira ku ijambo ryawe umubwiriza wabaye umukire mu bamubanjirije no mu bamuherutse yatugiriye inama dusomye ijambo rye ritubwiye ku bukire bwo mu mutwe no mu mutima ndetse n'ubukene uturinde ubukene bwo mu bitekerezo uturinde ubukene bwo mu mutima utumana kuko ubukene bwo mu bitekerezo n'ubwo mu mutima butera umuntu konda kandi bugatera umuntu indwara ariko ubukene bwo mu mufuka umukene akagenda ari inyangamugayo nta mafaranga afite ariko ntateke imitwe ngo yibe ubwo burashira. Turagushimiye ko wicisha bugufa akakubaha ingorano ya mbere ari ubukire n'icyubahiro aho niho twizereye kandi niho dushingiye mu izina rya Yesu kandi nyuma y'ubu buzima nyuma y'ubu buzima nyuma y'iyi mibereho tubamo ukazaduha n'ubugingo buhoraho turabigushimiye ko waduteguriye neza kandi ukatugenera neza mu izina rya Yesu amen. Imana ibaho umugisha.